ndakuramukije kandi wowe uri kumwe natwe muri uyu mwanya, wowe ugiye gutangirana natwe iki kiganiro, guhaye ikaze. Mpaye ikaze abantu mwese aho muherereye ku isi, Imana ibaha umugisha. Mpaye ikaze abantu bari mu gihugu cy'abaturanyi, hano hirya i Bugande, hano hirya i Burundi, abantu bari i Bujumbura, abantu bari Kongo, abantu bari Nairobi muri Kenya, ndabasuje mu izina rya Yesu. Mpaye ikaze abantu badukurikirana bari muri Europe, bari muri Amerika, bari mu Bufaransa, bari mu Bubiligi, bari muri Suisse, bari muri Swede, bari nukuri aho muherereye, ndabakunda abantu mudukurikira, abantu mukurikira chaîne yacu yitwa Gushima TV, mukadushyigikira, mugafata umwanya wo gusengana natwe no gusangira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hanyuma hari umuririmbyi wavuze ngo umwami ageze ku irembo wo muri Kantike, ngo bari ku irembo, aravuga ngo nuko araje, kandi araje ageze ku irembo. Aravuga ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, ngo kandi agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ndagira ngo nkwibutse yuko umwami Yesu ari hafi kuza. Wa 396 yarabajije ngo ni he abizera bazajya kuba. Aravuga ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo keretse ahantu hatagerwa n'umubisha. Aravuga ngo niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu rero niwe ufite amahoro menshi, urupfu n'ibyago niwe ubitsinda. Aravuga ngo abashaka ubugingo budashira ni mu mwizigire azabarengera. Ujana na 143 yavuze ngo tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara, gusingiza umucunguzi muze mwisigara. Aravuga ngo abagezeyo baragwiriye baranezererwa, umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara. Aravuga ngo nushaka ko tujyanayo ihane, mwiringire agukiza ubu ihane. Aravuga ngo kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutura uruhuke kugira ngo tuzabane mu ijuru. Wowe unteze amatwi ndakwifuriza kugira ngo tuzabane mu ijuru. Reka mbabwire, buriya isi ni icumbi ry'ikinyoma. Ndabisubiramo, isi ni icumbi ry'ikinyoma. Isi ikwereka ko wahiriwe, ariko ejo ikaguhinduka, ukarwara n'ikimenyimenyi, wajya kwa muganga ntibagutware mu modoka yawe, muri zimwe mu modoka yawe utunze, ugapfa ntibakujyane kugushingura bagutwaye mu modoka yawe cyangwa muri za zindi zawe utunze. Isi ni icumbi ry'ikinyoma. Isi igutuza, ikubeshya nyine ko utunze, watunganiwe, ikagutuza mu muturirwa, ariko bikazasoza utuye mu irimbi. Isi ikubeshya ko waruhutse, ubayeho neza, umeze neza, uri amahoro, ariko bwacyo ukaruhukira muri moruge. Isi ikubeshya ko yaguhaye ubutunzi, bwacya tukagushingura nta n'ikintu na kimwe mu byo waruhiye, mu byo yaguhaye tuguhaye ngo nibura kiguherekeze kikubere impamba. Isi ni icumbi ry'ikinyoma, ni icumbi ry'ikinyoma. Abantu benshi isi yarababeshye, isi birangira ibamize bunguri. Ndagira ngo nkubwire ko nyuma yo gupfa hari ubundi buzima abizera Kristo bazabamo. Haranira gukora neza kugira ngo we gushukwa n'isi y'icumbi ry'ikinyoma, ahubwo ukore neza ukore neza kugira ngo nibura ku musozo w'urugendo rw'ubuzima uzahabwe gakondo yo mu gihugu cyo mu ijuru. Nsabye umugisha rero wowe dutangiranye iki kiganiro,
ubaye utarakora subscribe wayikora kugira ngo udutere inkunga ujye ubasha no kubona ibiganiro byacu uko ducishijeho amavideo. Ubaye kandi utarakora like nabwo wayikora kandi ugakora share ugasharinga. Ndashimira abantu bajya basharinga bagapostinga ibyigisho byacu. Imana ibaho umugisha. Abantu baduha comment bafata umwanya bakatuha comment bakatwandikira bakatwereka ko turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Sinzarambirwa kubabwira ko ari mwebwe mutuma nicara kuri iyi kamera, niyo yaba umwe, niyo baba batanu, niyo baba ibihumbi ntazi, ariko ni mwebwe, ni mwebwe. Kandi Daniel yavuze neza, aravuga ngo abantu bahinduriye benshi kuba abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri, bazaka nk'izuba ryo mu ruturuturu riva rifite gukiza mu mababa yaryo. Imana rero iguha umugisha wowe dutangiranye, wowe ubashije kumenya ko isi ari icumbi ry'ikinyoma, kandi ukaba ufashe umwanzuro wo kudakomeza gushukwa n'iryo cumbi ry'ibinyoma. Isi ibeshya abantu ngo barimo bararya isi, ariko bo ikazabarya igihe kinini cyane, ikazabarya yitonze. Ukabona umuntu arifasha agiye gukora ibizira, agiye gukora ibyaha, ngo arimo ararya isi, ngo arimo arinezeza, ngo arimo arakora ibyo umutima ushaka, kandi nyamara ntabwo wowe warya isi, ahubwo wowe isi izakurya. Hari ikintu ndimo ntekereza, Kristo aza yatuzaniye umucyo, ariko abantu ngo ntibawukunda, bakunda umwijima. Ariko wowe unkurikiye ukwiye guhitamo, kuko imbere yawe Kristo yahashyize inzira ebyiri, inzira y'icyiza n'inzira y'ikibi. Ariko inzira y'ikibi ijyana mu irimbukiro, ijyana muri Gehinomu, ariko inzira y'icyiza ijyana mu bugingo budapfa, mu bugingo budashira. Tugiye kuganira ku ijambo riri mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 21, twumve gukomera kuri gakondo icyo bivuze. Ibi ngibi ukwiye kubyumva kuko birihutirwa. Ukwiye gukomera kuri gakondo yawe. Sinzi imyaka umaze wakiriye agakiza, sinzi imyaka umaze wumvisha ubutumwa bwiza, sinzi imyaka umaze mu idini ryawe, ariko ndashaka kukubwira ko igifite agaciro ni uko ukomera kuri gakondo yawe. Ibice 21 turasoma ku murongo wa 3. Haravuze ngo Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'Yezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekera ivure, yanga kugira icyo afungura, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli aramubaza ati, ni iki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati, nuko navuganye na Naboti w'Yezereli nkamubwira nti, mpa uruzabibu rwawe turugure, ifeza cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati, sinaguha uruzabibu rwanjye. 7. Umugore we Yezebeli aramubwira ati, dore ntutegeka ubwami bwa Isiraheli, byuka ufungure ushira agahinda, nijye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Yezereli. Amena. Nzanye ijambo rivuga ngo gukomera kuri gakondo. Gakondo ni iki? Gakondo ni agakiza. Umuririmbyi aravuze ngo Nowa kuki wubaka iyo nkuge, ngo urakora iby'ubupfapfa rwose, ngo dore utuye umusozi, ngo kandi nta mazi ahari, ngo ibyo ukora biratuyobeye. Gukomera kuri gakondo, gukomera kuri gakondo. Nibutse umuririmbyi wa 21 yavuze ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu kuko niyo izakora imirimo. Ngo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba kuko Imana ijya itwumvira. Hanyuma rero
tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo gukomera kuri gakondo. Sinzi niba gakondo yawe ukiyifite, sinzi niba ukibasha kuyirinda, sinzi niba ukibasha kuyiproteja, ariko tugiye kubirebera hamwe. Hanyuma nusanga utakifite turasengana, nusanga uyifite ndakwifuriza kuyirinda, kubera yuko abantu barinze gakondo bazaba baragwa b'ubwami bwa Kristo. Ndagira ngo dutangire dusenga dushima Imana. Urakoze Yesu, urakoze kuko uri umwami wacu, urakoze kuko uri agakiza kacu, urakoze kuko wadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha ukadutoranya kugira ngo duhinduke inshuti zawe. Urakoze kuko ntabwo tukita abagaragu, ahubwo turi abana mu rugo. Urakoze kuko watugabiye iby'agaciro, ukatugabira ubugingo, ukaduhindura abaragwa b'ubwami. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Turagushimiye kuri umwami wacu, turagushimiye kuri ibyiringiro by'abantu bagufite. Abantu bakumenye ntibyabahombeye, kandi abakwizeye barahiriwe. Ku munsi mubi bazakomera. Ndagushimiye nuhimbazwe. Ndagushimira ko wakoze iby'ubutwari, ndagushimira ko watwimanye. Hari ibintu byinshi byahize ubugingo bwacu, ndetse bihiga n'umubiri ntiwasigara, ariko ubana natwe. Muririmbyi aravuze ngo mwami Imana yacu waraturinze, ngo uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Hari igihe umuntu ajya apfa bakamuhamba, ariko hari n'igihe umuntu ajya apfa mu bugingo, akaririmba yarapfuye, akabwiriza yarapfuye, agasenga yarapfuye, akaba umuhanuzi yarapfuye, agakora imirimo yose ari umupfu utabasha kumubona. Kuko Dawidi yavuze muri Zaburi ngo umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuza mu nzu yanjye? Ukora ibyaha nka kwihorera, ukibwira ko muhanye nawe. Aravuga ngo nzabishyira ku mugaragaro, uko ubikora bikurikirana, kandi uzabibonesha amaso yawe. Haleluya. Ndasenze ngo udushoboze gukiranuka, utwambike imbaraga no gukomera, udukomereze amaboko, udukomereze intambwe, uzamura ibendera ry'ubutsinzi. Muririmbyi wa 4 yavuze ngo nge ndi imbere yawe, ndi umwana mutoya, icyo nkwiye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu gihe ngeragezwa mu isi. Aravuga ngo nkomeza, singende ngenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Sengeye umuntu nteze amatwi, Kristo ngo umukomeze, umubambire amahema, umubere ubwugamo. Iri hema waribambiye Dawidi, umugirira imbabazi amaze gucumura. Iri hema waribambiye Nowa, umukizanya n'abahungu be ndetse n'inyamaswa n'umugore we. Iri hema waribambiye Kuro, umugenda imbere uringaniza ahataringaniye. Iri hema waribambiye Isiraheli, ubambutse inyanja itukura. Turasenze ngo ihema ryawe ritubeho, ihema ryawe ridutwikire, ihema ryawe ritwikira abantu banteze amatwi, kandi ubaha imbaraga, ubakomeze, ubakomereze amaboko. Muririmbyi yavuze 274 aravuga ngo umukiza ngo ubwo azaza, ngo azahamagara amazina yabe bose ngo mu gitabo cy'ubugingo. Arahamya aravuga ngo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Haleluya. Ndagushimiye kutubikiye ubwami, ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, ndagushimiye kuri Imana yo kwiringirwa, ndagushimiye kuri isambu itarumba, uri rudatetereza abakwisunze, urugamba rugeze mu mahina. Amina. Uravuga bikaba, ndetse iyo utegetse birakomera. Ntuhimbarizwa ibyo, kandi warirahiriye uravuga ngo ni byiza kugenda, ngo ariko ntudusize nk'imfubyi. Uravuga ngo uzatwoherereza umufasha, ngo ari we Mwuka Wera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haravuga ngo azatugira inama
Mwuka wera azatubera umuyobozi, Mwuka wera azadukomeza, azaba amaneye kutuzanira amakuru. Uwo ni Mwuka wera. Uravuga ngo kandi ugiye kudutegurira aho tuzaba, ngo kugira ngo ahuri natwe tuze kubayo. Mu ijuru rero ntihazageramo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Ndasenze ngo twuzuze amahoro, ndasenze ngo dutandukanye n'ibyaha, utwambike imbaraga zo gukiranuka, udukomereze amaboko, utwiyereke kuko uri Imana yacu. Ibyo ubona bidukwiriye byatuma tugirirwa neza, ubiduhane n'abera bose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Sorry. Ndagushimiye kandi wowe twatangiranye gusenga, tukaba tugiye kuganira kuri iri jambo gukomera kuri gakondo. Gukomera kuri gakondo, nasanze iyi gakondo Naboti yanze guha Ahabu ni gakondo y'agakiza. Ni gakondo y'agakiza, kandi gakondo y'agakiza ni umurage w'umuntu ku giti cye. Ni umurage w'umuntu ku giti cye. Mujya mubona imiryango myinshi y'abakristo ariko abana babo batari abakristo, badakijijwe. Ugasanga umuntu n'umushumba muri church runaka ariko abana be nabanywi burumogi, nabasinzi, nabasambanyi, barara mu tubyiniro, bakora byinshi bitandukanye bitabagaragaza nk'abakristo. Kubera yuko gakondo y'agakiza ni umwihariko ku muntu. Gakondo y'agakiza ni impano y'Imana ku muntu. Iyi gakondo yitwa gakiza hari ibintu biyisapotinga, cyangwa se ni urubuto rufite amashami. Iyo umuntu amaze gukizwa, Paulo yabivuze mu Bakorino, aravuga ngo abantu bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Aravuga ngo ibya kera biba bishize. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera kandi ntago biba bikibukwa, biba bishize. Hanyuma abantu benshi baba mu nsengero, baba mu madini tutari buvugire hano, ariko ntibafite agakiza. Agakiza ni iki? Agakiza ni ukwihana ibyaha, ukihana n'ibicumuro, ukemerera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, agatura muri wowe. Haleluya. Agakiza ni uburyo wiha mw'Imana ukayiyegurira, kandi ukemera kugenda mu murongo Imana igushakamo. Niba wari indaya ndetse n'umwuga wari ugutunze, ukemera guhara ubwo buraya ugakurikira Kristo. Niba wari umunywi w'inzoga ariyo mazi yawe unywa, ugahara kureka izo nzoga ugakurikira Kristo. Niba wari umurozi, ukareka ubwo burozi bwawe, ukihana, ugasaba imbabazi abo wahemukiye, ugakurikira Kristo. Gutunga agakiza ni ukwihanira kureka. Gutunga agakiza ni ugutandukana n'ibyaha. Abantu benshi muzumva bavuga ngo jewe ngo ndakijijwe, ngo jewe, ariko ugasanga nubwo yakijijwe yinywera kamanyinya, nubwo yakijijwe atunza abagabo barenze umwe, nubwo yitwa ko yakijijwe, ibyo ntabwo ari agakiza. Agakiza kera imbuto, agakiza karihangana. Iyo turi mu gakiza dukunda bene data. Iyo turi mu gakiza dukorera isi nk'abayivamo, tugakorera ijuru nk'abaritaha. Iyo turi mu gakiza dushakashaka kumenya ibyo umwami wacu ashima. Dawidi yavuze iki? Yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Aleluya. Niwe buye rizima. Paulo yabivuze nawe, ryanzwe n'abubatsi, ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana riratoranwa, rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Paulo kandi yongeye aravuga ngo ibyarindamu yanjye, ibintu byarindamu yanjye, hari ibintu byarindamu yawe. Na Paulo yari afite ibintu byamubereye indamu.
ibintu yumvaga atareka. Hari umuntu ushaka kukubwira ati jewe nubwo ndi umuririmbyi sinareka kunywa inzoga, ntabwo urakizwa. Hari umuntu ukubwira uti jewe nubwo ndi umudiyakoni sinareka gusambana, ntabwo urakizwa. Hari umuntu ubundi gukizwa nukureka ibintu bigutandukanya n'Imana, nukureka ibintu bigutandukanya n'ubwiza bw'Imana, nukureka ibintu bigutandukanya n'icyo umwami Imana yanga, hanyuma ugahura n'icyo umwami Imana ashima. Hanyuma Pawulo nawe byamugendekeye gutyo, arahamya aravuga ngo ibintu byarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero kugira ngo ndonke Kristo. Hari abantu uyu munsi bitwa ko bakijijwe ku mazina, baba mu madini yabo ariko ari abesikoro, ni abajura, ni abatekamutwe, bibisha ubutumwa bwiza bwa Kristo, bibisha izina ry'Imana, bibisha ijambo. Abo bantu ntago barakizwa. Uwo muntu nimuhura kubera ko atarakizwa azagukomeretsa, azakuvuga ukomereke, azakubwira ijambo ribi rigukomeretse, uzamubwira ibanga ushaka kuruhuka umutima agutarange, uzamuguriza ye kukwishyura, mbese uzamukunda we akwange kubera ko ntabwo arakizwa. Hari ibintu biranga umuntu wakijijwe. Umuntu wakijijwe aramaramaza akareka ibyaha, agakorera isi nk'uyivamo, mwabantu mwe, agakorera ijuru nk'urimo kuritaha. Pawulo rero yavuze ngo ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero. Reka mbabwire, hari ubutunzi butagira akagero buruta kuraguza, hari ubutunzi butagira akagero buruta kugambana, hari ubutunzi butagira akagero buruta kuroga, hari ubutunzi butagira akagero buruta gusambana, hari ubutunzi butagira akagero buruta kwiba, hari ubutunzi butagira akagero buruta ishyari, hari ubutunzi butagira akagero buruta inzangano. Ubwo butunzi butagira akagero nta wundi ubufite ni Kristo. Imana ishimwe. Hanyuma iyo wamaze kumutunga nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba wagize ubutunzi butagira akagero, uba wagize ubutunzi bukomeye, uba wagize ubutunzi bw'agaciro. Kandi mbibutse ko ubu butunzi bwitwa agakiza, ntabwo agakiza umuntu agahaha muri supermarket, ntabwo agakiza ushobora kugatumiza Dubai cyangwa ngo ujyeyo ukagure, ntabwo agakiza kagurirwa mu bihugu byateye imbere. Agakiza ni ikintu cy'agaciro umuntu abana nacyo, kikaba muri we, akaba muri cyo, akaba mu isi y'ibyaha akibuza gukora ibyaha, akaba mu isi y'abagizi ba nabi akibuza kuba umugizi wa nabi, agahinduka umugizi wa neza. Bibiliya rero ivuze kuri Ahabu ndetse na Naboti. Ahabu yari umwami wa Isiraheli, yatangiye iby'agakiza ariko ngo aherutsa iby'umwuka, yatangiye iby'umwuka aherutsa iby'umubiri. Noneho ngo ashaka umugore wakomokaga ahantu hari ibigirwamana. Ibyo bigirwamana arabiterura abizana mu rugo. Amaze kubizana mu rugo, birumvikana agakiza ka Naboti, agakiza ka Ahabu kari kagize inkomyi. Ariko muri icyo gihugu hari umugabo witwa Naboti. Naboti ntiyarazwi mu ngabo, Naboti ntiyarazwi muri polisi, Naboti ntiyarazwi muri military, ntiyari umukiruzwi, oya, ariko yari afite ikintu cy'agaciro, yari afite agakiza. Mbibutse ko gutunga agakiza bitanga amahoro yo mu mutima, gutunga agakiza bitanga ihumure, gutunga agakiza bituma umuntu ataba stress, bituma umuntu ataba mu kajagari k'iyisi. Iyisi irajagaraye, ijagaraje abantu ku buryo uwari igikara atakinezezwa no kuba igikara, anezezwa nuko yaba inzobe kubera ko isi iramujagaraje. Iyi si ijagaraje abantu ku buryo ufite duke tutamunyuze ashaka kwambura mugenzi we utwo afite kugira ngo yigwizeho ubutunzi. Iyi si ijagaraje abantu kubera yuko, kandi mbibutse ko isi ntizadusigira igihe cyo gukizwa, nta kanya na gatoya isi izaduha ko gukizwa, ariko twebwe mu isi tuzafata umwanzuro dukizwe. Mbibutse ko gukizwa nyako ni umwanzuro umuntu afata
ufata. Urumva wowe ukavuga ngo mfashe umwanzuro ngiye gukizwa, uko niko gukizwa nyako. Ugakizwa imiryango yaguciye, ugakizwa famiye zakwanze, ugakizwa abantu bagutaye, ugakizwa umugabo yakwanze, ugakizwa wapfushije, ugakizwa runaka yakwiciye ukabimenya. Gukizwa ntibigira limite. Si ibintu umuntu akora mu gitondo ngo saa sita byihorere, si ibintu umuntu akora saa sita ngo nimugoroba byihorere. Iki jambo ry'Imana ridusaba nuko dukizwa ijoro n'amanywa, nuko dukizwa umunsi ku wundi. Nasomye ijambo rirambwira ngo agakiza k'Imana karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ndashaka kubibutsa ko agakiza katwegereye ntabwo ari inkuru mbarirano, ahubwo agakiza karatwegereye kandi ako gakiza ni Kristo. Ahabu rero ngo asanga umuhungu witwa Naboti mu ruzabibu rwe, ngo amaze kumusanga aramubwira ati ndumva nkunze uru ruzabibu rwawe, uzi ko uru ruzabibu rwawe ndukunze. Iyo umuntu afite agakiza aba arinda ubuhamya, kabone nubwo mu maso y'abantu hari ukuntu baba bamuzi, ariko ibyo ntibifite agaciro kuruta kubana n'Imana yo ikakumenya. Abantu bashobora kuba bakuzi nabi kandi atari kuri, Imana yifite uko ikuzi. Ibyo nibyo bifite agaciro kuruta uko abantu bakumenya. Hanyuma rero uyu munsi haranira kubana n'Imana neza, haranira kubana n'Imana imenye ko ufite agakiza, ukarinda, ugaproteja, wirinda ibyaha n'ibisa nabyo, nta bindi. Ntabwo wowe ukwiye kwemeza isi n'abatuye isi kukijijwe, kuko na Yesu yaraje aza ari umwana w'Imana, aza ari Mesiya, bisobanura Kristo, ariko ntabwo yigeze abwira abantu ko ari Mesiya ngo bibatsindagiremo ku mbaraga. Abamenye ko ari Mesiya barabimenye, abahakanye ko atari Mesiya barabihakanye, kugeza mishoni ye yakoze mu isi ayitangiye akayisoza agasubira mu ijuru. Ndashaka kukubwira ko hari abantu babiri utazabura mu buzima bwawe. Uzahura n'umuntu ugusapotinga, umuntu ushyigikira ibyo ukora, umuntu ushaka kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi, umuntu ugutera inkunga, umuntu uguha imbaraga, ariko uzahura n'undi muntu ukurwanya, umuntu utakwemera. Nta kintu we wakora ngo abantu bakwemerere 100%, kuko na Yesu ntibigeze bamwemera 100%. Nta kintu we wakora ngo abantu bagukunde 100%, na Yesu ntibamukunze 100%. Nta kintu we wakora ngo unyura abantu 100%, kuko na Yesu ntiyigeze abanyura, kandi yabazuriye abapfuye, yabakirije abantu indwara, yakoze ibitangaza by'uburyo butari bumwe, ariko ntibigeze bamwemera. Igitabo cya Yohani igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hari ijambo, ngo kandi ijambo uwo ngo yahoranye n'Imana, ngo nta bintu byaremwe mu isi bitaremwe nawe. Hanyuma hepfo aravuga ngo yazanye umucyo, ngo abantu ntibakunda umucyo, ngo bakunda umwijima kurutisha umucyo. Hanyuma hepfo kandi mu bice 3:16 ho haravuze ngo kuko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane yongeraho byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aleluya. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoze kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Uyu munsi rero wowe ntabwo ukwiye kwemeza abantu ngo babwire ko ukijijwe. Wowe kizwa, ubane n'Imana neza, Imana imenye ko ukijijwe, nta bindi. Nibyo bifite agaciro kuruta uko abantu babimenya. Bibiri rero iravuga ngo Ahabu yitwaza ko ari umwami, asanga Naboti, aramubwira ati jye nakunze uruzabibu rwawe, uru ruzabibu narukunze, uru ruzabibu ndarushaka. Reka nkubwire, kuba uri kwiga bikanga muri kaminuza ntibizatuma utakaza gakondo yawe. Kuba uri kudepoza ugatsinda ibizami, interview ukazitsinda, ariko bakagusaba ruswa y'igitsina ntibizatuma utakaza gakondo yawe. Kuba uri gusaba ibyangombwa runaka bakakubwira ko kubibona ari ugutanga umubiri wawe ntibizatume utakaza gakondo yawe. Kuba
kuba nta kintu na kimwe washyira nk'impamvu mu maso y'Imana cyatuma utakaza gakondo. Hari ikintu nabonye, abantu bafite amazu adafite ubuhamya kuko batakaje gakondo. Abantu bafite amamodoka bataduhera ubuhamya kubera ko batakaje gakondo. Ntiyahagarara muri caci ngo atubwire ngo ndashima Imana ko yampaye imodoka, kuko abizi neza ko iyo modoka yayibonye mu buryo bw'amanyanga, mu buryo bunyuranyije n'ijambo ry'Imana. Ntabwo yahagarara hariya ngo aduhamirize atubwire imyambaro yambara uko ayibona, kubera ko arabizi ko ayibona mu buryo Imana itishimira. Abantu benshi batunze ibintu bidafite ubuhamya, bafite amafurate mu mazu adafite ubuhamya, baba mu mazu adafite ubuhamya, bari ku kazi kadafite ubuhamya, ariko bamaze gutakaza gakondo, bakunze iby'inaha kuruta iby'ijuru. Ariko ndashaka kukubwira wowe nteze amatwi, niba wisanze uratakaje gakondo, upfukama aho uri dusenge, ubwire Imana ikugarurire gakondo, igusubize muri gakondo yawe y'agakiza. Bibiliya iravuga ngo nuko Naboti abwira Ahabu, aramubwira ati biragatsindwa n'Uwiteka, biragatsindwa n'Imana ya Isiraheli, biragatsindwa n'umwami w'abami kuguha gokuruza. Ngo aramuhakanira uyu musore, nitugera mu ijuru nzamubaza pe ahantu yakuye imbaraga. Ahisa anyibutsa aba basore batatu, Saduraka, Meshaki na Bedenego, nzabavugaho mu minsi iza. Ngo bageze imbere y'umwami, hari abantu bagiye kubwira umwami batari ko nubwo wakoze ikigirwamana ukaba utegereje kugishyira mu kibaya cyitwa Dura, muri stade yitwa Dura, hari abantu batazakiramya. Harababaza atabaye ati uwitwa Saduraka n'uwitwa Meshaki n'uwitwa Bedenego ntibazakiramya. Nebukadinezari ngo abatumaho, harababaza ati ko mubizi ko n'abanyazi Yerusalemu ko muri abanyagano, nta gaciro mufite mu gihugu cyanjye, nta jambo mufite mu gihugu cyanjye, ni iki kizababuza kuramya Imana nakoze? Hanyuma ngo abasore baramuhamiriza kuko bari bakomeye kuri gakondo. Iyo umukobwa akomeye kuri gakondo arahamya imbere y'umusore, umubyeyi ukomeye kuri gakondo, umukobwa ukomeye kuri gakondo, umusore n'umugabo bakomeye kuri gakondo bakirizwa ahantu abantu babareba n'ahantu batabareba, kubera ko bakomeye kuri gakondo. Ngo kubera ko bari bakomeye kuri gakondo, baramubwira ngo iyo dukorera, aleluya, iyo dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza ntabwo dushobora kubararira ikigirwamana wakoze. Birashoboka ko itadukiza, birashoboka ko nta kintu yadufasha, birashoboka pe, birashoboka ko umuntu ayisenga akagira ngo ntiyumvise, birashoboka ko yiyiriza akagira ngo ntiyumvishe, birashoboka ko akora imirimo myiza ariko yagera mu makobo we akabura ikimutabara, akagira ngo Imana yaramwihoreye. Ariko birashoboka, ariko nubwo itabikora, nubwo yabikora, nta kintu cyatuma twubararira ikigirwamana wakoze. Hanyuma ngo ku munsi wo kukiramya ngo yarababwiye ati nibura nimugerageze muse nk'abapfundura udushumi tw'inkweto zanyu. Ngo baramubwira bati ntago bikunda, twebwe hari Imana twubarariye yakuye abasogokuruza muri Egiputa, bambutse inyanja itukura, ibarindira mu butayu, imyambaro n'inkweto bambaye ntibyabasaziraho. Hari Imana twizeye yabwiye Yakobo, iramubwira ngo rata Yakobo mugaragu wanjye, we nakuye Egiputa, Ethiopia ni Seba nkatanga ku bwawe. Iramubwira ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, ntiwihebe, ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Baramuhamiriza baramubwira bati iyo dukorera ibasha kudukiza, ariko nubwo itabikora ntitwarekura gakondo. Imana ishimwe. Ntabwo twarekuriye yagaburiye basogokuruza amana imyaka 40 ikabarinda, ntabwo twarekura gakondo y'abasogokuruza. Imana ishimwe. Yabarwaniriye abami n'abamori, ntabwo twarekura gakondo y'abasogokuruza ngo turekure gakondo y'Imana yabambukije inyanja itukura. Ngo abasore baramuhamiriza bemera gupfa. Reka mbaza umuntu nkurikiye niba yakwemera gupfa kubwo gukizwa, kubwa gakondo y'agakiza, kubwo kumenya Kristo, kubwo kumenya umwami w'abami. Hanyuma rero ngo Ahabu ataha afite umubabaro, ataha afite agahinda, ariko bitari iby'umwuka. Hari agahinda burya katari ko mu buryo bw'Imana, bene ako gahinda nta kimana igikarebaho. Ngo ageze mu rugo, umugore we Yezebeli aramubaza ati
mbese ko warakaye ko ufite agahinda byakugenda ikibiti. Ahaba mu kiniga cyinshi abwira umugore we ati jewe nabwiye Naboti w'Yezereli ngo ampe rwa ruzabibu rwe rutoshye, rwa ruzabibu rwe rwiza, aranga. Namuhaye n'ibiguzi aranga, namuhaye n'ururusimbura aranga. Nta kintu na kimwe mu isi yabaho gikwiye gusimbura agakiza Imana yaguhaye. Nta kintu na kimwe mu bibaho gikwiye gusimbura umurimo Imana yaguhamagariye gukora. Umuririmbyi yavuze ngo gukorera Imana ntako bisa, kandi aravuga ngo kuva mu masezerano biragatsindwa. Yikorere urebe ukuntu umwami Imana azaguhemba. Bibiliya iravuga ngo nuko Yezebeli aramubwira ati rya, nuri umwami wa Isiraheli, irya unywe uryame usinzire urwejo nzaruguha. Hanyuma rero ngo arangije ararya aranywa vino araryama. Bukeye ngo Yezebeli ajya gushaka abagabo b'ibigoryi. Dufite abagabo b'ibigoryi baduhimbiye inkuru z'ibinyoma baradusebye. Dufite abagore b'ibigoryi baduhimbiye inkuru z'ibinyoma, baduhemukiye, baduteye ibikomere by'umutima. Wahuye n'ibigoryi, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bazakora ibintu by'ubutwari. Ngo arabashaka, arababwira ati muze mushinze Naboti ibi bikurikira. Mumushinze ko yatutse Imana n'umwami. Igihe uzumva umutima wawe ntacyo ukurega, ijambo ryarambwiye ngo iyo nta mutima uducira urubanza, imbere y'Imana turatinyuka. Haleluya. Niwumva nta kintu kigucira urubanza, mu maso y'Imana uzatinyuka. Uzatinyuka uririmbe, uzatinyuka uvuga ubutumwa bwiza, uzatinyuka udiyakone, uzatinyuka usenge, uzatinyuke ubane n'Imana. Imana ishimwe. Umuririmbyi w'120 yavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvuganira. Haleluya. Aravuga ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Yavuze ngo mpamya neza yuko izina rye ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvuganira nta mwanzi wamunyirukanaho. Ndashaka kukubwira ko yavuze ngo Uwiteka umucamanza yambonye w'amaraso ntabwo ancira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Yavuze ngo yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira ubwo adapfa nanjye singipfuye. Imana ishimwe. Ngo baraza bashinza Naboti, baravuga ngo Naboti yatutse Imana n'umwami Ahabu. Abisiraheli bamutera amabuye arengana. Imana irabyemera. Imana yarabyemeye ko bagutera amabuye. Imana yarabyemeye ko bagutera bya bikomere. Imana yarabyemeye kubura urubyaro. Imana yarabyemeye ko wirukanwa ku kazi. Imana yarabyemeye ko ucuruza ugahomba. Imana yarabyemeye ko wambarira ubusa abandi bambariye imyambaro. Imana yarabyemeye ko muri famiye batanga imigabane wowe ugatahiraho. Reka nkubwire, Dawidi yavuze muri Zaburi ya 25 aravuga ngo siko bizaba ku bantu bamutegereje. Haleluya. Ngo muri bo nta muntu uzakorwa n'isoni. Aravuga ngo keretse abantu bava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Yeremiya yungama mu bice 17 aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Aravuga ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kera imbuto zacyo igihe cyakibabi byaco ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yeremiya yungamo aravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, muri Yesaya 3:10. Aravuga ngo ariko umunyabyaha abonye ishyano kuko azagubwa nabi. Ndasenze kugira ngo wowe ahuri, ndakwinginze muri Kristo kugira ngo ukomere kuri gakondo yawe. Ukomere kuko hahirwa ishyanga rifite Imana Yakobo umutabazi. Imana izarirengera mu makuba. Bamutera amabuye, Imana irabyemera. Ari umukiranutsi, yanze gutanga gakondo. Ahisa nyibutsa Stefano ngo bamushinjije ibinyoma. Stefano ariregura, ariko bibi by'ubusa, bibi by'imfabusa. Ngo barangije bamushyira hariya bamutera amabuye.
nibutse umuririmbyi wavuze ngo bamwe muri abo banyamahirwe ngo babaciye ibihanga kubera gukomera kuri gakondo, ngo abandi barundwaho amabuye, ngo abandi babateka mu mavuta. Hanyuma igitero kimwe kiravuga ngo bakundwa ubu turi ku iherezo, ngo ryo muri ubu butayu ngo turimo gusiganirwa ngo kugera muri iyo gakondo. Aleluya! Ndagira ngo ukomere kuri gakondo, ngo aho hera ndifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Ngo Stefano bamutera amabuye yanga kurekura gakondo, ngo agiye kubona abona ijuru rikingutse, ngo abone yajya ni heza kuruta yavuye, arangije abasabira imbabazi. Nta kindi kintu cyagushoboza kubabarira umuntu waguhemukiye usibye gutunga gakondo yitwa gakiza. Nta kindi kintu cyakubashisha kubabarira umugore wawe, umugabo wawe waguteye ibikomere usibye gakondo yitwa agakiza. Nta kindi kintu cyakubashisha gukomera kuri gakondo yawe ngo nibura ukomeze ukorera Imana ku manywa na nijoro udacogora usibye gutunga gakiza k'Imana muri wowe. Hanyuma ngo abona ijuru rikingutse abasabira imbabazi, aravuga ngo data ubabarire kuko batazi ibyo bakora. Ngo nuko arapfa Stefano. Ahabu ngo neza yumva inkuru ivuga ko Naboti yapfuye, umugore we Yezebeli aferi yari yayirangije, hari abantu bakwirukanishije ku kazi, Imana irabyemera. Ndagira ngo ukomere umutima, Imana izaguhorera, Imana izakugirira neza. Abantu bose batazi ko izo nkuru za Naboti ari ukuri bazifashe nk'ukuri. Ntukihutire kumva ngo ntukihutire kuvuga ibyo wumvise kuko uba utazi ukuri kwabyo. Baravuga bati Naboti yatutse Imana, Naboti yatutse umwami. Batari ko abantu bishyiraho. Reka mbabwire, uw'isi taratahira ubukwe agira ngo ntizi gukenyera. Uw'isi taratahira ubukwe, reka ngasubiremo, umuntu isi taratahira ubukwe agira ngo isi ntabwo izi gukenyera. Kandi nubona isi ikugamishije, Yezebeli isi yari imwugamishije ari umugore w'umwami, ari umwamikazi. Ahabu isi yari imwugamishije ari umwami wa Isiraheli. Nubona isi ikugamishije uzagerageze wugamisha abandi kuko ntabwo uzi uko ejo buzacya bimeze. Kandi mu bintu uzitondera wowe unteze amatwi, uzitondere gushinza ibinyoma umuntu w'Imana utazi neza, utahagazeho ko ibyo binyoma ari ukuri. Uzitondere kurega umuntu w'Imana ibinyoma, uzitondere gusebya umuntu w'Imana, uzitondere kurwanya umuntu w'Imana kuko umuntu w'Imana arashinganye, umuntu w'Imana araprotejwe, umuntu w'Imana ararinzwe, umuntu w'Imana agoswe n'igicu cy'ingabo zikomeye. Aleluya! Umuntu w'Imana ijisho ry'Imana ntirijya rimuvaho. Umuntu w'Imana Imana iramurwanirira, kabone nubwo yaca mu bihe bibi nk'ibya Yobu, Imana ihagurutswa no guca amande abanzi be kugira ngo bamenye ko ari umuntu w'Imana. Naboti arapfa, amaze gupfa Imana irarakara. Imaze kurakara ngo umunsi umwe Yehoshafati araza, yari umwami ngo abwira Ahabu, aramubwira ati tujye kugaruza ibikingi bya Isiraheli Abasiriya batunyaze, ariko mbere yuko tujya kubigaruza ndagira ngo tubanze tuyoboze Imana inzira, tubanze dusenge. Reka mbabwire, Imana ntabwo igira inzika ariko irazirikana. Nuyikorera neza Imana izakwibuka, ariko nuyikorera nabi Imana izaguhana. Bitinde bishyira kera Imana izagushyira ku karubanda, Imana izagushyira ahantu habona. Ngo noneho bahamagara bajya umugambi wo guhamagara abahanuzi, ariko ngo mu ijuru inteko yihuse ihita iterana. Ngo mu ijuru Imana irabaza ngo ninde, aleluya, wajya kudushukashukira Ahabu tukazamutsinda ku rugamba tugahorera amaraso y'umukiranutsi witwa Naboti.
mwambabariye tugakiranuka ko ibinyoma abantu badushinza Imana izaduhorera. Wambabariye mama ugakorera Imana ukagira neza. Kumwanditsi Pawulo yandikiye Abaroma akababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora imirimo myiza badacogora, kuko Imana izitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Wambabariye ugakora neza, wambabariye ugakorera Imana, wambabariye tugasengera umugozi umwe tukubaha izina ry'Imana, tugakiranukiraho abantu batureba naho batatureba, ko Imana izaduhorera. Izaguhorera kubakuvuze nabi. Ejo bundi ngo Aroni na Miriyamu bavuze nabi Mose baramunegura ngo bahita bazana ibibembe. Hari abantu bagiye kurwara ibibembe ku buzima bwawe kuko batinyutse kubahuka Imana iri muri wowe, kubahuka umuntu nkawe wakomeye kuri gakondo, wakirijweho abantu bakureba naho batakureba. Ngo Imana irabaza ngo ninde, ngo mu bizima n'abakerubi n'abaserafi, ngo irabaza ngo ninde wajya kudushukashukira habo, ngo hahaguruka umwuka ukira urutoki hejuru. Haleluya. Uravuga ngo jewe ndumva nzajya kubikora. Ngo inteko yo mwijuru, eta majoro y'ijuru, ingabo ntoya nini nizo mwijuru zibaza uwo mwuka ngo tubwire uko uzabigenza. Ngo uwo mwuka uravuga ngo nzagenda mpuza inama mu bahanuzi. Mwibuka yuko twasize Yehoshafati na Habo bagiye inama yo gutuma abahanuzi bose bo mu gihugu ngo baze bayoboze Imana inzira, basenge bayoboze Imana inzira. Ngo nuko mwuka barawubaza ngo tubwire uko uzabigenza. Ngo umwuka urahaguruka uravuga ngo jewe nzagenda mpuze inama mu bahanuzi nyobya Habo, musheshenge mujyane ku rugamba, hanyuma tumutsinde ku rugamba. Ngo barawubaza batuzabigenza ute? Ngo umwuka uravuga ngo nzagera mu bahanuzi mu gihugu hababereye umwami, muzi inama muri bo. Umuhanuzi wa mbere azahanura ibisa n'ibyundi. Ngo bumva iyo nama niyo babwira uwo mwuka batihuti, batigira vuba viti ugende mu bahanuzi b'umwami aha. Ngo abo 400 bari bamaze kugera ibwami. Ngo umuhanuzi wa mbere akaza ati meni sante give qualitem plastamoro 19 iravuze ngo tabarira motigare yadi zajyana nawe. Undi akaza atamogesisirine give plastamoro iravuze ngo tabarira motigare yadi izatabarana nawe. Undi akaza agahanura ibihuye n'ibyo ababanje bahanuye. Ngo 400 bose bahuza inama bahanura ibintu bimwe. Yehoshafati aravuga ati ariko mu bantu bahanuye bagiye baduca imbere, baciye hano imbere umuhanuzi witwa Mikaya sinigeze mubona. Ngo aha baramubwira ati icyo kigorye kireke, iyo ndi buryame gihanura ko ndi mfite urugendo, iyo mfite urugendo gihanura ko ejo ntaho nzajya. Icyo kintu nta bintu bizima kijya kimpanurira. Ariko mwarabibonye ko muri iyi minsi abantu basigaye bajya guhanuza, basigaye bajya gushaka abahanuzi bameze nk'abaraguza, abantu nyine babuze ibyiringiro muri bo, batakaje gakondo y'agakiza muri bo. Ntago bazi ko Imana ituye muri bo, ikorera muri bo, igendera muri bo, ibanye nabo. Usanga umuntu yirirwa yiruka kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ngo agiye gushaka umuhanuzi umuhanurira. Aho hantu uri nawe Imana yavugana nawe, wayisenga ikakuvugisha, wayisenga ikakubwira, wayisenga ikagusubiza, kubera yuko turayisenga Imana ikumva. Ngo noneho Yehoshafati aravuga ati nibapfe kukizana twumva ibyo kivuga. Mikaya hageze nawe yahanuye ibintu bisa n'ibyo abahanuzi ba mbere. Ngo ariko umwuka w'Imana yo mwijuru yongera kumuzaho. Ngo aramubwira ngo kuko wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kuko wanyaze gakondo ukanyaguruza biburwa na Boti. Umva uko Uwera wa Isiraheli avuze. Aravuze ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Aleluya. Kandi ndafashijwe. Aramubwira ati Uwiteka azagutsinda ku rugamba, uzatabarira Moti Galiyadi ariko ntuzagaruka, kandi inzu yawe azayigira umusaka. Muzi ko muri iki gice twasomye Imana nayo yahise igera kuri Eliya ari Tishubi ikamubwira ngo ihute vuba ujye kwa Habo. Akagenda agasanga Habo ngo arimo arazenguruka uruzabibu, ngo arimo ararutambagira yikomanga mu gatuza. Reka mbabwira Imana yanga agasuzuguro, Imana mu bintu yanga agasuzuguro. Imana yanga umuntu uyivangavangira. Mu gitondo ari mu rusengero, nimugoroba ari ahandi hantu runaka mu bidahesheje Imana icyubahiro. Ngo asanga Habo mu ruzabibu rwa Naboti, ngo aramubwira ngo nuko rero urishe, ngo umaze kwica, ngo noneho urazunguye. Ngo aramubwira ngo dore umugore wa Yezebeli imbwa zizamurira ku nkike, abahungu bawe bazapfa, nawe kandi Imana izagutsinda ku rugamba. Noneho rero Yezebeli ndaza kubabwira ibyo. Yezebeli
Yezebeli ngo Ahabu ngo atabarira Moti Galeyadi ngo agenda yiyoberanyije n'umwami Yehoshafati, ariko Abasiriya ngo batekereza kurasa, ngo Yehoshafati arasakuza aravuga ati nyabuna singiye waha Ahabu, singiye wahabu. Ngo izo ngabo z'ababisha bari bahanganye, ngo imwe muri zo ngo irifata ngo ifora umwambi, ngo uwo mwambi uragenda mbega yapfuye guforeranya. Nekereza ko kandi niko kuri kwijambo uyu mwambi wari ushorewe n'ukuboko kw'Imana, ngo uragenda uhinguranya hagati y'ibyuma bikingira igituza. Ahabu yari yambaye umutikura mu gatuza, ngo ahita abwira umushorera w'igare ry'intambara aramubwira ngo kurura igare twihute, twaza igare twihute kuko ndarashwe. Ngo agenda avirirana arinda agera aho batsinze Naboti, Ahabu arapfa. Yezebeli acyumva ibyabaye ku mugabo we, ngo ahita yurira inkike kugira ngo ahunge. Imyenda y'intanaba mu byubatse igipangu, ngo imbwa zose za karitsiye ziraza zirya Yezebeli. Abahungu be nabo barapfa, singe wahera iby'Ahabu birangira bityo. Imana ihorera amaraso ya Naboti wanze kurekura gakondo. Twagenda tuvuga abantu benshi bagiye bapfa kubera kwanga kurekura gakondo. Inzara ntizatumurekura gakondo, nukuri ubushomeri ntibuzatumurekura gakondo, yewe kuba udafite inzu kiri mu bukode ntibizatume urekura gakondo. Kuba umaze imyaka myinshi ugumiwe cyangwa se ubona utinze kubona umugabo, hari igihe uba utagumiwe ariko utinze kubona umugabo ubona imyaka igusiga, ntibizatume urekura gakondo. Oya, ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itanabika, amaherezo buzajya. Tugiye gusenga Imana twibwire ngo mwami dushoboze gukomera kuri gakondo. Utuye mu bihugu by'Abarabu, utuye mu bihugu utabasha gusenga ngo wisanzure, ibyo ntago byakubuza gukomera kuri gakondo. Uri ahantu utabasha kugira guterana kwera, mbese niyo ugerageje kwiyiriza birakunanira, umva nkubwire, saba Mwuka Wera agushoboze gukomera kuri gakondo. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye abantu batangiranye natwe kandi bakaba basoje iki kiganiro cyo gukomera kuri gakondo. Ibi ukwiye kubyumva, kuko wihanganye akageza imperuka niwe uzakizwa, niko igitabo cy'ibyahishuwe kivuga. Kandi kiravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Mbibuka ko ijambo ry'Imana ridasaza, ijambo ry'Imana ntiricuya ntirimungwa, ijambo ry'Imana rihora ririshya. Kandi Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyahumetswe n'Imana, ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ngo kugira ngo bigire umumaro wo kutwigisha. Hanyuma rero ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana ntibisaza, ntibicuya, ntibinyagirwa, bihora bifite umumaro muri twebwe. Ndashaka rero ngo wowe ahuri aho wicaye dusenge. Yeremiya niwe wasenze aravuga ngo twigarurire, utugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. Nyabuneka, sinzi ibihe wari ufite, sinzi uburyo wabanaga n'Imana, sinzi ibyatumye utakaza gakondo, ariko ndakuraritse kugira ngo uze dusenga n'Imana tuyibwire itubashishe gukomera kuri gakondo. Turi imbere yawe mwami Imana, turahari kugira ngo utugenze uko ushaka. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana ivuga bikaba ndetse iyo utegetse birakomera. Uri umutware, utwara abatware, wuzuye imbaraga no gukomera, wuzuye ubushobozi. Ubushobozi bwawe nibwo bwabonetse kuri basogokuruza, bwabonetse kuri Aburahamu abyara Isaka ashaje. Ubushobozi bwabonetse kuri Hana abyara Samuel. Ubushobozi nibwo bwabonetse kuri Yosuwa ngo ahagarika izuba arabanza ahorahoza abanzi b'Abisiraheli. Ubushobozi bwabonetse kuri Debora, akora ibyo abagabo bananiwe mu Isiraheli, atsinda Sisera n'umugaba w'ingabo ya Bini. Isiraheli ikizwe igisuzuguriro. Ubushobozi nibwo bwagarutse kuri Samusoni ubwo Abafilisitiya bari baramunogoye amaso, ubwo yari yaratakaje gakondo, ngo yica Abafilisitiya baruta abo yishe mbere afite amaso mazima.
ndasenze ngo umuntu uneze amatwi ubushobozi bw'Imana bumubeho, imbaraga zisumba byose zimugote, umukomereza amaboko umurwanirire, umuneshereza amahanga muri imbere, kandi ukenyuruza abita abami umukenyeze. Umuririmbyi yavuze ngo mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, aravuga ngo mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Undi yungamo aravuga ngo imisozi itararemwa, isi itari yabumbwa, aravuga ngo uhereye kera Imana iri uko yahoze. Turagushimiye kudasaza ngo witwaza akabando mwami, ntabwo uvuga amasigara byicaro, ntabwo ujya ubura uko ugenza, ntabwo ujya utetereza abakwisunza urugamba rugeze mu mahina. Imbabazi zawe nizitubeho kandi zitubera umwambaro, imbabazi zawe nizidutwikire kandi zitubera ubwugamo, imbabazi zawe niziduproteje, imbabazi zawe nizitubera umuvugizi, imbabazi zawe nizitubeho cyane. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana, urakoze, ndaguhimbaje. Sengeye umuntu wese unteze amatwi yari yarasubiye inyuma kubw'impamvu runaka, yari yaracogoye kubw'intambara, yari yaracitse intege, ariko ndamusengeye ngo umukomereze amaboko, ndamusengeye ngo umuhe imbaraga. Muririmbyi yavuze ngo njye imbere Mana isumba byose, ngo ngewe ndi umunyantege nke, aravuga ngo muri isi ndi umwimukira, ntagufite ntaho nagera, aravuga ngo njye imbere, unjye imbere, mbere ingabo inkingira, Yesu umbere ingabo inkingira. Araririmba aravuga ngo mwami utududubiriza mu isoko y'amazi y'ubugingo, haleluya haleluya, utuyoboza umuriro n'igicu mu nzira igana mu ijuru. Aravuga agira icyifuzo, aravuga ngo tubere impamba, tubere impamba igidutunga mu nzira igana mu ijuru. Sengeye umuntu wese unteze amatwi kugira ngo umubere impamba. Imana ishimwe, umubere impamba ku manywa, umubere impamba nijoro, umubere impamba mu ntambara arimo gucamo, umubere impamba mu bishaka kumunyaga gakondo bitsindwe, umubere impamba umurindira agakiza. Pawulo yuzuye umwuka wera, aravuga ngo ibyarindamuye yabitekereje ko ari igihombo, amina, kubw'ubutunzi butagira akagero kugira ngo aronke Kristo. Ndasenze ngo ibyarindamu zacu bitubere igihombo, ibyadutandukanyaga n'ubwiza bw'Imana bitubere igihombo, ibyadutandukanyaga n'urukundo rw'Imana bitubere igihombo kubera ubutunzi butagira akagero bwa Kristo. Urakoze, ngaho imbaraga buri muntu wese, mukomereze amaboko, rinde intambwe z'ibirenge bye, mubere ubwugamo, mubere ibyiringiro, mubere igihome kimukingira, mwiteho mu izina rya Yesu. Yaracuruje arahomba, bituma atakaza gakondo, muha imbaraga kandi umuremere igishoro gishya. Bizinesi ze ntizigenda neza, bituma namuka agacika intege, muha imbaraga kugira ngo gakondo yirindwe. Amaze igihe mu burwayi, byatumye atakaza gakondo, ajya mu bapfumu, yizera izindi mana zidafite ubushobozi nk'ubw'Imana yacu. Ndagira ngo umugarukeho, umutindeho, muha imbaraga, mukomereze amaboko, mushyigikire kandi umubere ibyiringiro. Jambo ryawe ryambwiye ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ngo ariko abantu bategereje Uwiteka nta cyiza bazigera babura, nta cyiza bazakena. Ndasenze ngo utubambire amahema, udusaseho ihema, utubere ubwugamo n'ibyiringiro, utubere igihome kidukingira. Komeza imitima yacu, rinda imibiri yacu kuko ibitse ubugingo, rinda ubugingo bwacu, rinda imitima yacu kuko ari mwe iby'ubugingo bibitse. Bane natwe, tuzaduhe iherezo ryiza, tuzaduhe gusinzira nk'abakiranutsi, tuzaduhe gupfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho bana natwe tugirire neza, turindire mu icumbi ry'isi y'ikinyoma, turindire mu isi y'icumbi ry'ikinyoma. Bane natwe muri byose, byubona bidukwiriye Mesiya, byubona byatuma tugirirwa neza, byubona byatuma turagwa gakondo, biduhane n'abera bose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndagushimiye kandi wewe watangiranye natwe iki kiganiro, ndagushimira wewe wamaze gukora subscribe, ko
tunyujijeho ikiganiro, ko tucishijeho ijambo ry'Imana, uhita ubona ibiganiro byacu. Imana iguha umugisha. Ndashimira umuntu ukora like, umuntu duha comment, abantu bakora share, bagasharinga, bagasangiza abandi ijambo ry'Imana, bakadufasha kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ibahe umugisha. Nababwiye ko turi mu ijwi rya marayika wa gatatu, mu ijwi ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu bari mu byahishuwe, barimo bavuza impanda, ubutumwa buheruka isi. Cyane ko ibimenyetso byerekana kuza ko birimo birihuta kuboneka, niko ijambo ndetse n'abaririmbyi bagiye baririmba. Wifuza kutwunganira cyangwa kuduha igitekerezo, watwandikira kuri telefone ngendanwa 0782 wifuza inama cyangwa isengesho, nabwo watwandikira kuri uwo murongo. Hanyuma kandi ndagira ngo nukuri mbashimire, mbabwire ko mbakunda. Nshimira abantu bankunda, abantu babimbwira, abantu babinyereka. Gukunda bijyana no gukora. Urukundo rubaye rudafite ibikorwa, rwaba rumeze nk'umuriro uri mu ziko ariko udafite inkwi zikomeye. Ndagushimira rero wowe ukunda chaîne yacu yitwa Gushima TV, wowe mukunzi wanjye, wowe unkunda ukabenyereka ku manywa ndetse na nijoro. Kandi soza ndashimira umuterankunga w'iki kiganiro. Imana imuha umugisha, Imana igabira inzu ye ibyiza, imukubire 770, kandi abayitanze, abari ku buhanga bw'ibyuma, kugira ngo iki kiganiro kigire ishusho nziza, mbese ubutumwa bwiza mubwumve buyunguruye bumeze neza. Murakoze aho muri. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.